mbanje kubasuhuza aho muri hose, haba iwacu mu Rwanda, i Burundi, Kongo, Tanzania n'ahandi hose muri Afrika, haba i Burayi, muri Aziya, muri Amerika ndetse na Oceania. Mwese turabashimira kuba muduteze amatwi muri iki kiganiro cyacu twigenera ijambo. Muri kumwe na Marie Odile Umutesi. Muri iyi minsi idasanzwe yahariwe kwibuka umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo, ASBL Jambo yabateguriye iki kiganiro twigenera ijambo kijyanye na teme kwiyandikira amateka. Ntimuze rero kwibagirwa kurayika, gupartaja no kwiyabonesha kuri iyi chaîne yacu. Tutabatindiye rero, reka twumve abatumirwa bacu. Bahaye ikaze hano, mpereye ku mudamu Natasha Abingeneye wahoze ari presidente w'ishyirahamwe Jambo. Aratuganiriza uburyo kwiyandikira amateka bivura ibikomere bikomeye. Ndakurikiza wowe Mugabo w'Indekwe Robert, ukaba uri perezida wa Jambo ASBL. Uratuganiriza ku bijyanye na sagesse, ubumuntu wasanze muri Kizito. Nawe rero Alfred Antoine uzaba kiriho, ukaba uri muri komite ya Jambo, uradufasha gusobanukirwa ingaruka zo kutiyandikira amateka. Mbese kugira ngo dutangire neza, mbese mutubwire muri make uko mwamenyanye na Kizito Mihigo, mwamumenye ryari, amateka ye mbese mwayamenye gute? Njyewe Kizito rero namumenye aje kunsura hashize igihe, hashize nk'imyaka 20 nari Ruvera Neva aho nigaga ibintu bya informatique. Nuko mbona araje mu rugo ari kumwe n'inshuti yanjye, ntabwo nari muzi, azansobanurira projet ye yijyanye n'umuziki, ko nashaka gukora site internet, harimo kumbaza ukuntu babigenza n'iki, ambwira umushinga we, ibintu yigaga i Paris. Rwose ubona ari umuhungu ushabutse, utagira ubwoba, wisanga. Nuko naramubonye mbona ari umuhungu uhagaze neza, vraiment unyuze. Nyuma nagiye numva kuri internet indirimbo ze, nawe mwarazumvisha indirimbo ze zagize success nyinshi cyane. Nkumva barimo kumuvuga, yagiye mu bitaramo, yagiye gufasha muri korali, yagiye gucuranga ibyo nabyo. Nuko naho nagiye nkomeza kumumenya buhoro buhoro, kugeza igihe asohoreye indirimbo yitwa Igisobanuro cy'urupfu. Ayisobanuye narayumvishe ngira ubwoba, namugiriye ubwoba, kuko uko tubizi ubutegetsi bwa hariya ntabwo ari ibintu byemera. Rero nta n'iminsi yashize tujye twumva ngo bamufashe, baramufata, ndetse yarafite n'inshuti ze zimwe barabica, ba Gerard Niyomugabo, nawe baramufunga, bamuha kwishinga, baramufunga. Ubwo bamufunze rero, navuga yuko abavuzi b'ingoma b'ubutegetsi bakoze uko bashoboye kugira ngo image ye bayisige icyondo. Icyo gihe rero muri Jambo, nkuko namubizi, ntabwo twari kubyemera yuko umuntu urwanira abanyarwanda uvuga yuko arengana. Rero twamuburiye uko dushoboye kugira ngo iyo image ye idasa nabi. Nuko bigenze gutyo, umunsi umwe ndatungurwa, nagiye kubona mbona umuntu anyandikiye message, arambwira ngo turavugana, nsanga ni Kizito. Arambwira ati ndi muri prison, ariko nagira ngo nkubwire yuko mwishimiye ukuntu ko muri cyane kuri Twitter n'iki muba mugerageza kumvugira uko mushoboye. Tugenda tuganira uko iminsi igenda, ansobanurira muri prison, ansobanurira ukuntu bamufashe, yuko ubundi yagombaga gupfa, ibintu umuntu yanabonye no mu gitabo. Ambwira amateka muri prison uko babaho. Noneho na nyuma turakomeza anganiriza ku bintu bijyanye na KMP,
ashaka yuko twareba ukuntu twabikora KMP mu Bubiligi yashingwa igakomeza imirimo yayo. No muri prison yari agifite ukumva yuko yari agishaka reconciliation y'Abanyarwanda. Yarakiri wa wundi. Icyo gihe rero inkuru yuko bazamufungura yaje icyo gihe turimo muri ibyo biganiro, ku buryo ngewe ku giti cyanjye numvaga azasohoka akazaza tukazahura tukazakora ku kazi ko kubaka Abanyarwanda, tukasangira na kimwe, sangira kimwe akadusobanurira byinshi, ariko tugakora nako kazi vraiment kugira ngo twunge Abanyarwanda. Ariko nyine Imana ntabwo ari uko yabiteganyije nyine. Nyuma nakomeje kumumenya mu byo muri message twasanze yari yarasize kiriya gitabo yanditse, témoignage yanditse ku buzima bwe, para nuko ngewe muzi. Ndabona mwarabonye akanya ko kugira relation personnelle. Nge namumenye na kuki gihaza muribuka ko aza mu Bubiligi yahise yaragiye ajya muri za korali aririmbisha. Mbese ndabyibuka kubera ko nk'aba mama muri korali yabo iyo Kizito yabaga yaje cyangwa yaba aririmbishije yari umunsi mukuru. Tumva na n'ubu iyo bari kurepeta bagakora nk'indirimbo ze bibari voilà ni Kizito kwa Kizito turamuzi. Nge rero icyo gihe nari nkiri mutoya mubona gutyo mwumva mama bamuvuga nkavuga ati uwo muntu w'umujene, kuko baravugaga ngo ni umujene, nkavuga ati umujene ba mama bakunze zasanga wenda atari ni babandi buriya hagoye. Ariko nyuma abandi wenda tutangana babajene ariko tutangana nanjye ubwo basigaye babimbwira donc nta kibazo. Ariko nyuma nza kumudekuvura nsanga vraiment nta uku kunaganiriza ba mama bakumvikana bakaririmbana bagahurira kuri iyo passion y'umuziki, nanjye nsanga turi kuganira ibyo a propos n'umuntu mbese wisanze ku bantu, nanjye namwisanzeho. Ntago twagize akanya kenshi ngo tube twamenyana ngo tube twagirana mbese échange, ariko icyo icyamaritse nk'uko bivuga ari muri gereza afunze yajyaga pasisha message. Hari igitondo ndumva iryo joro twaraye turi guterana amagambo, barabizi kuri Twitter ukuntu bigenda iyo wagize icyo uvuga kitanyuze ubutegetsi cyangwa se babita inkomamashyi abo ngabo nyine baba baguhagurukiye. Donc hari umunsi bari bampagurukiye bantutse pe kwa kundi bari kujomba ibikwasi, nuko voilà niko bimeze, umuntu arabyitegura. Ako mbyutse mu gitondo cya kare mbyukira kuri ka message kakadiyemo nyine ya Kizito. Kizito avuga ati komera. Iyo message na n'ubu iyo byakaze ndagenda ngati Kizito yaranyandikiye ikampumuriza. Rero kugeza n'amaginga ya Kizito nziko atari ngiye nyine gusa yasigiye akantu nkako. Ejo ndi narebaga Idamanje ari kuvuga ukuntu byamubabaje, ndavuga nti ese kakababaro njya mu cyumba nkiherera nkarira mbese n'abandi nuko Kizito ngewe na n'ubu muzirikana kuko yabaye mbese exceptionnel. Jewe Kizito ntago namumenye amaso ku maso, ntago navuganye nawe amaso ku maso nkuko Robert byagenze, ntago yanyandikiye nkuko yakwandikiye. Nge namumenye hari mu mwaka w'ibihumbi 2011. Icyo gihe twari turi kwitegura kwibuka ku nshuro ya 17 Jenoside yakorewe Abatutsi, nari nkiba mu Rwanda. Icyo gihe hasohora indirimbo yitwa Twanze gutoberwa amateka. Ni indirimbo abantu benshi bakunze, abantu barayikunze cyane ku buryo no kuri radio habaho indirimbo zasabwe, abantu barayisabaga bakayiturana. Rimwe na rimwe bakananyuzamo runaka mutuye ya ndirimbo yatwanze gutoberwa amateka. Icyo gihe rwose niho nanjye indirimbo ze natangiye kujya nzumva, kuko mbere yaho nari nzi ko ari wa muntu uririmba gusa indirimbo zo mu kiliziya, kandi njye ubukristo bwanjye
nuko ubwo rero nyuma yaho natangajwe maze gusoma n'igitabo cye ko iyi ndirimbo Twanze Gutoberwa Amateka yanditse ari mu ndege ari gutaha agiye effectivement kwitegura commemoration ya 17. Nyuma yaho n'indi ndirimbo yitwa Ribarura Riraye, indirimbo nziza cyane. Ubwo rero Kizito nakomeje kujya numva indirimbo ze nizo yasohoye avuye muri gereza. Tumaze rero kumva inkuru ye ko yitabye Imana, ko bamwishe, ndabyibuka ngewe byarananiye kwihangana. Nari maze kugera ku kazi, ndi kwitegura gutangira akazi mu gitondo, nkuko bisanzwe mbanza kureba uko igihugu gihagaze, mbona inkuru mbi, akazi karananiye uwo munsi. Nararize, nabo dukorana baramfasha, barambwira bati rero ntabwo uyu munsi uri bishobore, taha ugende mu rugo uruhuke ufate tonto. Nuko navuga namenye Kizito. Hanyuma na nyuma yaho ahatangarije amateka ye, gusoma igitabo cye, kumva amajwi y'umwimerere we yatanze, nuko nguko navuga namenye amateka ya Kizito. Ye reka mumbabarire mbaze gatoya, kubera iki mukeka ko, kubera iki muri iki gihe kubyerekeye amateka y'u Rwanda, kubera iki ari ngombwa kwandika amateka? Ese kwandika amateka bitumariye iki? Ni igiki biduhaye bitongereyeho? Iyo Kizito ataza kugira ubwo butwari bwo kwandika amateka ye, uyu munsi hari kuba ariho urujijo rukomeye cyane. Hari kuba ariho urujijo d'abord rushingiye ku byamubayeho. Kizito yari umuntu uzwi cyane mu Rwanda, mu bitaramo yakoraga, uburyo yari yegereye ubutegetsi, yari umuntu uzwi, yari umuntu ukomeye, nshatse nanakoresha ayo magambo. Kuba yaraburiwe irengero iminsi 10, polisi ikaza ngo irimo irasaka, bagahagarika amamodoka ngo barebe ko Kizito arimo ibiki, ibyo byose byari kuba uyu munsi bikiri urujijo, tutazi icyabaye. Nyuma yaho, nyuma y'iminsi 10 aboneka ari mu mapingu, habaho urubanza rw'uruhimbano. Ntabwo twari kumenya izo detaye zose iyo ataza kuba yarabyanditse mu gitabo cye. Ntabwo twari kumenya izo detaye zose iyo ataza gukoresha ijwi rye ry'umwimerere ngo avuge uko byamugendekeye, avuge uko yashimuswe na uriya mupolisi Atanazi Ruganintwari, avuga uko bari bagiye kumwicira mu ishyamba ry'i Nyanza ya Kicukiro, avuga uko yakorewe iyicarubozo mu nteko ishinga amategeko mu biro bya Bernard Makuza, hari uriya mudamu wakoraga mu biro bya perezida Ines Mpambara, hari Dani Munyuza. Ibyo byose ntabwo uyu munsi byari kuba biri hanze, iyo ariko byari kuba ari urujijo. Ntabwo abanyarwanda bari kuba bazi ibyamubayeho, ntabwo bari kuba bazi ko urubanza rwe rwafifitswe, agashinjwa ibyaha bidafite naho bihuriye n'akazi ke. We ni umuntu ucuranga, agakora umuziki mwiza, abantu bakishima, abantu bakakira ubutumwa bw'ubwiyunge n'ubworoherane, ariko mu rubanza bakamushinja ko ngo yagambaniye leta, ngo yaragiye kugirira nabi umukuru w'igihugu. Ibyo byose byari kuba bikiri urujijo uyu munsi. Kwandika amateka ye Kizito byaramugoye. Mu gitabo cye avuga ko yagiye muri kasho inshuro 2 azira ko bamusanganye telefone ari kwandika amateka, ariko nabwo bikaba n'urugendo yanyuzemo, kuko mu gitabo cye mu byo bamuhoye bavuga ko yagiriraga nabi na leta ni ubutumwa basanzemo yari yaganiriye n'abantu bamwe. Urabizi ko Kizito wowe mwabonanye ni umuntu wisanga ku bantu bose. Hari abo yari yaganiriye leta y'u Rwanda idashaka ko baganira nawe. Ibyo rero nabyo ngira ngo muri gereza byaramwigishije. Aho yari afite telefone nta contact yabagamo, kuko inshuro zose bamufatanye telefone muri gereza bararebaga bagasanga irakeye nta kintu kirimo. Ariko icyo yabaga yakoze, yabaga yanditse kuri email cyangwa kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook, akandika amateka ye, akayasobanura neza, detaye, abamushimuse, abamugiriye nabi, aho bamujyanye mu manama yo kumutuka, torture bamukoreye, iyicarubozo bamukoreye, ryaba iryo ku mutima cyangwa ku mubiri, byose akabisobanura, akabyohereza René Mugenzi.
nawe akabikompira akabyegeranya ku buryo anavuye muri gereza René Mugenzi bisobanura ko yongeye kumuha la compilation umuzingo aho wari ugeze w'igitabo Kizito akagira ibyo yongeramo. Donc kuba yarabashije kwandika amateka ye byakuyeho urujijo kandi noneho binaka ijambo babandi bamwishe babandi bamugiriye nabi yabatse uburenganzira yabatse ubushobozi bwo kuza kuvuga amateka ye uko atarari. Nibyo yabireka bari kumwita inyangarwanda. Urakoze cyane bari kuba bamwita inyangarwanda bakavuga ibyo bashaka ugasanga nibo bari ku orienta ugasanga nibo bayoboye amateka ya Kizito ariko kuba yaratangaje amateka ye hakiri kare akoresheje uburyo buke yari afite muri gereza yafunzwe muri kashi inshuro ebyiri ibyatumye yaka ubushobozi ijambo rya nyuma yararibatse ararisigarana. Ni nabyo n'ubundi tumaze iminsi tureba twiga mbese amasomo twaba twarakuye mu kuntu byamugendekeye twabonye ukuntu bigenda iyo mu Rwanda kuko ni particularité y'iwacu mu Rwanda iyo mu Rwanda iyo uvuze ukoze ikintu kitanyuze ubutegetsi hari za processus tubona zinstalla mu minsi ishize twabonye ukuntu abaturage mbese barafasha basa nk'abafasha cyangwa bagakoresha na leta nko kumutanga muribuka ko bavuze ngo n'abaturage bamubonye ngo agiye gucika. Twabonye ibintu byo iyo waba utabaye bagahita bagukanira bavuga ngo uwo muntu uri gutabara mbese ahubwo uramuzi hakaba kuza guharabika hakaza kuguhimbira amateka nk'ibyo uvuze ahubwo ubu ngubu baba batubwira ukuntu yakoze komplo itabaho ya James Bond ahubwo nta gihamya ufite ko atari byo bikunze kuba bakaza kuko iyo bafashe umuntu bamucisha kuri za televiziyo yambaye amapingu ni nabyo bamukoreye noneho bakakubwira ibyaha yakoze akenshi bakanabyemera kavuga ati se umuntu Kizito Mihigo twese twamenye mbese muri context y'indirimbo ze cyangwa se mu kiliziya Kizito Mihigo ashaka kwica perezida w'igihugu kubera iki Kizito Mihigo ni iki kimufasha ni iki kimurumye no kugasanga ntago unyuzwe na explication bari kuguha ariko nta yindi preuve ufite donc ukaba oblige mbese kuyigenderaho kugeza hahandi ubonye amateka ye yiyandikiye cyangwa yivugiye. Kuko urabona nka kuriya mbere yo kuva mu Rwanda afunguwe muri gereza nta byangombwa yari agifite nta karangamuntu yagiraga pasiporo barayitwaye nta nubwo yari bikimworoheye kuba yakoresha ibitaramo ngo abashe kubaho hakiyongeraho noneho igitutu leta yamushyiragaho ngo ajye gushinja abatavuga rumwe na leta. Ibyo yabibwiye ambasade y'Ababiligi abibwira Carte France uriya muryango w'Abafaransa urwanya ibya torture abibwira Human Rights Watch abibwira René Mugenzi abo bose Kizito amaze kwicwa barabitangaje bihita biza gukuraho cya kinyoma leta yari yamurambitseho ngo agiye kujya mu mitwe irwanya ubutegetsi ngo bamufashe ngo ajya guhunga ngo mu Burundi ngo ajye mu mitwe byahise ko bivuguruza icyo kinyoma leta yari yamushyizeho. Akamaro ko kwandika amateka yawe ukatanga amakuru yawe hakiri kare ukagira abantu bize uyamenyesha bituma bikuraho urujijo n'abajya kukubeshyera ibyaha nyuma ntabwo baba bakibishoboye. Hari akanyuma wenda nagira kwivugira burya ni ikintu kiri important sinzi niba iyo wanditse amateka yawe nkuko bivuze waka la parole abashatse kugwa urayisubiza ufite wigarura uburenganzira bwawe ariko hakaba no gufasha abandi iyo wiyandikiye amateka ufasha n'abandi kuyumva kuko burya hari abantu baba bashobora kuba bakubakira ku byo wowe uciyemo kugira ngo wenda batagwa mu mutego umwe nk'uwo waguyemo cyangwa se akavuga ati hari abantu batabizi tuvuga bagukomokaho batazapfa bamenye ko
wakoze ibikorwa runaka ukabibasigira ubandikiye. Hari akantu wigeze kuvuga ka transmission, sinzi ukuntu bakivuga mu Kinyarwanda, guhererekanya cyangwa transmission no guhererekanya. Ako kantu ndumva nako muri importance yo kwivugira burya karagaruka. Yani icyo kintu uvuze nicyo, iyo umuntu atanze amateka ye birakenewe yuko iyo buri muntu buri wese ku mateka yagiye acamo abantu bayamenya, noneho agatanga n'inyigisho iri mu mateka, kuko iyo nyigisho niyo izatuma izafasha abandi bantu. Iyo nyigisho nta nubwo ushobora kumenya abantu izafasha uko bangana. Nubakiye ku byo wari uri ku byo umaze kuvuga amateka yawe binavura ibikomere, birakuvura, birakomora, wagira amahirwe ukagira n'ubufasha psychologique bukurikiraho nyuma yaho, birakuvura. Noneho rero ngarutse muri contexte y'u Rwanda ho, kuko ni sinzi contexte uko bayita mu Kinyarwanda, ariko ngarutse ku bijyanye n'u Rwanda biragoye, ariko kuvuga amateka yawe burya bishobora no gutinyura n'abandi. Ushobora kuvuga Kizito uko yabigenje, ndatanga urugero, Kizito uko yabigenje akandika igitabo cye mu buryo bugoranye muri gereza, agashyiraho amajwi, agashyiraho amafoto. Hari amafoto amwe n'amwe ye ari muri gereza. Hari abantu benshi cyane ntagiye kure bo mu Rwanda byinspiye, byatumye batinyuka, byarabatinyuye. Munyemereye navuga amazina ye, Karasira Aimable yaravuze ati nanjye ndi kwandika igitabo nk'uko Kizito yabigenje, ati nati hari abo ngiha bakakimbikira. Hari abo bitinyura, hari abo biha isomo. Hari akantu wakwibaza, c'est vrai biratinyura, ariko se nk'iwacu mu Rwanda nahoze mvuga particularité yacu, ibintu nk'ibi biba ngombwa kubera iki? Mwe kuki mubona ari ngombwa par rapport y'u Rwanda précisément? Bon, njyewe ku giti cyanjye muri contexte y'u Rwanda, sinzi uko bita contexte mu Kinyarwanda, muraza kunyihanganira, ariko nibaza ko kwandika amateka mu Rwanda bituma ubutanze umusanzu ku mateka magari y'igihugu. Kuko iyo utavuze yawe mateka asigara inyuma, ntago azajya mu mateka magari y'igihugu. Iyo utavuze ibyakubayeho, cyangwa reka nsubire inyuma gato, iyo uvuze ibyakubayeho bishobora guhuzwa n'ibindi. Ushobora kuvuga uti njyewe navuye hano, tunyura hano, duhura n'abatugirira nabi, bikumvikana bikagenda noneho byirokupura n'ibindi. Iyo rero utabivuze ntago bizahuzwa n'ibindi, kandi ntago bizagaragara mu mateka magari y'igihugu, ku buryo nyuma y'igihe kirekire, tuvuga imyaka 50, utaravuze ya mateka yawe uzajya gusanga ayawe ataragiyemo, ugasanga amateka y'igihugu ari kuvugwa igice. Niko kamaro mbona muri contexte y'u Rwanda ko kuvuga amateka bikontribuye ku kwandika amateka magari y'igihugu. Ushobora gutanga urundi rugero, mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi, ariko hari n'ubundi bwicanyi butarahabwa izina, njye nemera ko ari jenoside yakorewe Abahutu, ariko bwo ntago buvugwa cyane, ntago bwandikwa cyane. Jenoside yakorewe Abatutsi iyo iri documenté, iremewe ku rwego mpuzamahanga, abantu bagira amahirwe yo kwibuka ababo, bagira amahirwe yo gufatwa mu mugongo bagahozwa, ariko ku rundi ruhande byo ntago biba, nta nubwo amateka yanditse cyane, nta nubwo ari na rokoni ku rwego mpuzamahanga. Bikomeje gutyo uzajya ubone nyuma y'imyaka 50, kadufata igihe kirekire, niba ari yo myaka cyangwa se imyaka 100, ujye usange mu mateka magari y'igihugu amateka y'ubwicanyi bwakorewe Abahutu yo ntago arimo. Niyo mpamvu kuvuga amateka yawe, kuyandika,
kuyamenyekanisha bifite akamaro gakomeye cyane kuko bituma uri gutanga umusanzu ku mateka magari y'igihugu. nanjye nkunganire nanavuga ku kintu Natasha yambaje mu kanya kijyanye n'inyigisho kubera ko iyo uvuze amateka nk'ubu nka kino gitabo cya Kizito Mihigo amateka ye ukuntu abisobanura harimo inyigisho nyinshi. Nk'inyigisho ya mbere njyewe mbona ni ukuvuga ari iyo kurenga ibikomere byawe, agasobanura ukuntu kuko birakenewe igikomere cyawe nutakirenga undi azagikoresha akwangisha undi, azagikoresha akugira umwicanyi, icyo gikomere ugomba kugikira. Rero iyo avuga mu mateka ye bituma hari abantu babyumva bakumva barahembutse, icyo gikomere kikoroha. natanga nk'urugero nko mu misa ye, hari abantu baje mu misa batuye mu Bufaransa muri Bretagne n'ahantu kure, amasaha 8 bagenze amasaha 8 hagenda ubwo amasaha 8 bagenze amasaha 8 kugira ngo bagende ijoro ryose kugira ngo bagere misa ya mu gitondo y'ukwiza Kizito babe bayirimo. Abo bantu ntabwo bahuje amateka, ntabwo bahuje ubwoko, ntabwo bahuje nta nubwo bamuzi, ntabwo yigeze bakurana, bahuriye ku bunyarwanda gusa, bahuriye ku bunyarwanda bagahurira kuri message ukuntu yavuze amateka ye, ukuntu yavuze icyo amateka ye yamwigishije. Ni aho hantu rero urabona mu kuvuga ngo uyu uvuze ufasha n'undi kuko ari kukumva, icyo kintu kirakomeye cyane kubera ko mukanya uvuze ukuntu amateka yacu aremereye ni mabi pe. Ndumva ejo bundi hari umuntu ndumva ari Gatanazi cyane watwibukije avuga ukuntu twabaye igihugu cya mbere cyo muri Afurika kigira impunzi muri 59, tu igihugu cya mbere cyo ndumva ari cyo ku isi kigira inkambi nini y'aba déplacés internes nini. Iyo rekoro nayo tuba turayitwaye na 94. Ndumva ariyo jenoside yakorewe n'abene gihugu hagati yabo. Donc urumva ayo mateka yose ni mabi. Urumva abanyarwanda guhera 59 na mbere yaho bagenda bagira ibikomere. Muri iyo uri muri za sciences ziga gufasha abantu banyuze muri traumatique bafite mbese ibyo bikomere bitari byakira neza, hari ikintu cy'ingenzi bashimangiraho kuvuga muri byinshi umuntu yakora. Évidemment intégrité physique des umutekano wawe physique mbere ya byose, ariko nyuma yaho iyo uri kwiyubaka ukongera kusanya ubuzima bwawe, ikintu kifasha cyane kuvuga la parole, fata ijambo ukavuga ati mbese biraza kukuruhura umutima cya gikomere wapfukiranye, kuko hari mechanism unafata kugira ngo ashobore kuramuka, ashobore kubyuka ngo ajye ku kazi, urapfundikira ugashira kure, ntubitekerezeho ukaba mbese nk'ubibitse. Imyaka rero kwipasa ntago biba biri gukira, biba bipfunyitse, ahubwo ushobora gupfundura ugasanga noneho byabaye byinshi. Muri Mpore ariyo departement ya Jambo tugendana duherekeza twiga kuri ibyo, duherekeza n'abantu banyuze mu mateka atoroshye bafite ibyo bikomere. Ni leçon ya mbere twafashe, ni isomo rya mbere twize, kubera yuko naba nk'urugero ubwa mbere dukora commémoration, ndumva byari muri 2010 cyangwa 11. Twakoze commémoration ari nk'ubwa mbere vraiment twivuze duti ok reka tugende dukore iyo espace, abashaka bahari bazaze tuvugane. Ubwo urabibona twari tukiri abanyeshuri, ijambo twari tuyishinze, ariko urumva twari abajene turi kwihuta. Icyo gihe ndibuka twari dufite ubushake bwinshi cyane, icyakoze ubushake bwari buhari, ariko ndibuka ko twarebye twavuga ati none ko date turi gushaka kubikora ari samedi kandi turi kwa kabiri, tutari twohereza invitation, ubwo abantu bazabimenya gute? Finalement yaje nko gusohoka kwa kabiri ninjoro cyangwa kwa gatatu samedi. Abantu baraje muri sale turakusanya bigeraho dukuraho intebe, kubera yuko atari uko ngo twakoze ibintu bihambaye, oya, kubera ko abantu bari babikeneye. Hari abantu bari bamaze kuva muri 94 batarigeze bavuga,
ariko siko bose bavuze ntabwo twari turi mu gutera indirimbo ngo twikirize oya havuze bamwe hakaba donc iyo uvuga n'ubumva burya umwibonamo iyo hari ikintu urokonesheje mwibonamo ni nayo principe ya thérapie communautaire burya thérapie communautaire itwigisha ko en communauté hamwe nk'umuryango ushobora gukuramo ibyagufasha wiyapuye kuri mugenzi wawe nawe akakwiyapuyaho ibyo wowe waciyemo mu kuvuga uko wabiciyemo bikamufasha guca mu bye ntago wenda ari bimwe exactement ariko ibyo nakoresheje ashobora kubyumva bikamufasha ngiyo iyo shingano vraiment yo kuvuga no gupartage kumva kuko iyo wumva naho utavuze burya ukabyakira kuko urabivuze n'ibikomero bya buri wese afite uko abigenza ariko uko byakira nubwo byafata umunsi bigafata ukwezi cyangwa ukabyumva twige kumva burya birafasha reka nongereho akantu gatoya ariko simbasubiza inyuma kuvuga amateka yawe bifasha n'abandi bakeneye kuvuga ayabo ibyo ngibyo nibyo ariko ngewe mbona binafasha abashakashatsi mu mateka reka ntange urugero gato kuri Kizito mbihuze n'ibimaze iminsi biba mu Rwanda mwabonye umudamu witwa Yvonne Idamange yarokotse jenoside yakorewe abatutsi ejo bundi nawe ashinjwa gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ntabwo ari we wa mbere bibayeho Kizito uyu twibuka uyu munsi nawe byamubayeho mu mwaka wa 2014 hashize imyaka hafi 7 igihe yasohoraga ya ndirimbo Robert wavuze igisobanuro cy'urupfu yahamagawe n'ibikomerezwa byose byo muri leta ya FPR agera aho ahamagarwa na Theos Badege ahamagarwa n'ushinzwe iby'umuco muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu Majoro Ngirango Nyirimanzi aramuhamagara arabivuga mu gitabo cye aravuga ati Majoro Nyirimanzi yarampamagaye turatongana kuri telefoni ari kumbwira ngo ndapfobya jenoside nanjye nkamubwira ko jenoside itagomba kuruta abayirokotse ko kuba nshobora kumva cyo kintu kirakomeye rero icyo nashaka kugarukaho nihuse nuko kuvuga amateka yawe bishobora no gufasha abashakashatsi bakabona ko iyo fenomene FPR ikoresha icyo kintu FPR ikoresha uyu munsi cyo gukangisha abantu ko bapfobeje jenoside yakorewe abatutsi barayikorewe ari abavictime bayo ntago ari icyo uyu munsi no muri mwaka wa 2014 hashize imyaka 7 pratikoma cyabayeho kiba kuri Kizito twibuka uyu munsi n'ikintu kigenda kigaruka twakwibaza duti se wa mugani ngewe ndi umuntu usanzwe eske ngomba gutekereza ibyo bintu byose ngo nandike ngo mvuge ibyo naciyemo yakagombye kuba byaradutekererejwe yakagombye tubaye dufite opportunité yo mbese leta yarakabaye yaratekereje nko kuri ayo mateka yacu aremereye igatekereza kuntu abanyarwanda bazabana mu mahoro no mu mutuzo ntago byakabaye ngombwa gukora ibi byose naho tugera ukavuga uti yewe ejo ni insitara cyangwa se nkanyura ku nzira umuntu runaka adashaka ko nyuramo nanjye bashobora kungwaho rero niba umuntu avuga ati oya ngewe ngiye kwigenera ejo hanjye ngewe nza amateka yanjye nzayarinda ni ukwandika ni ugutanga ubuhamya ni ukugira ariko ukibaza uti ese nk'ubwo Kizito we yaranditse yatubwiye ukuntu yanditse uzi kwandika kuri telefone igitabo ukakirangiza ugakora amatekinike urumva determination yari afite ni ukukubwira uri muri gereza yo mu Rwanda bakagufata deje urafunze ariko yavuze ati ndakomeje na n'ubu iyo atabyandika tuba turi kwibaza byinshi byagenze gute byagize gute rero nk'umuntu utazi kwandika ashobora kwibwira ngo ntago nzagira icyo ngira gutangaza amateka ngo ni ibyo abazi kwandika gusa ariko si byo burya hari filozofi sinzi no ari filozofi nge nayifashe nka filozofi gira uwo ubwira
umubwira amateka yawe Yes. atari yasiba utari wayibagirwa rega imyaka iragenda utari wanakwamburwa ubushobozi bwo kuyivugira yavuge hakiri kare yavuge gira ububwira kuko ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ubyandike nk'uko kuri ejo hari nka za raporo nka za Human Rights Watch iyo zisohotse zivuga ngo mu Rwanda hakorerwa iyicarubozo ku banyarwanda baba babibwiwe n'abanyarwanda byakorewe ntabwo baba babituru babivanye he kwandika gira ububwira niba bikugoye ariko bibwire undi mubwire mugenzi wawe kora audio cyangwa se ukore video gira icyo ukora kugira ngo batakuvugira amateka kuko nicyo kintu cyangombwa ni ukuyasiga ushobora kugenda burundu nta muntu wabibwiye bigasibama gira ububwira ibyo bintu uvuze nibyo daboro abanyarwanda gushishikarizwa kuvuga amateka yabo byakagombye kuba inshingano ya leta ariko leta ntago izo nshingano izubahiriza neza ariko iyo urebye mu banyarwanda iyo witegereje mu banyarwanda ubona ko ubwo bushake bwo kuvuga amateka burahari niyo mpamvu hagiye hajyaho inisiyative zitandukanye inisiyative ya Jambo Isbert yitwa Mpore twayivuzeho ko ifasha abantu kuvuga amateka yabo kuyandika kuyadokimenta kuyabika neza wavuze gira ububwira inisiyative ya gira ububwira hariho n'izindi inisiyative nka riba riraye nayo ifasha abanyarwanda gutangaza amateka yabo gutanga ubuhamya bwabo bw'ibyababayeho ikindi nabwo nshaka gutsindagira nuko kuvuga amateka yawe ntabwo bigomba kuba umwihariko cyangwa se amahirwe gusa ahabwa abazi kwandika cyangwa se abafite uko bagera ku buryo bwo kwandika abafite ordinateri telefone niki uyu munsi ushobora kubwira umuntu ukamuganiriza ukamubwira uti mfasha twandike amateka yanjye tuyandike tuyatangaze ushobora kuba afite za telefone zino zigezweho ushobora kwifata video ukavuga amateka yawe aha ndibuka umwana witwa Lionel Nishimwe ajya kuburirwa irengero inzego za leta y'u Rwanda ziri kumwirukaho zishaka kumugirira nabi yafashe telefone yari afite yifata video avuga uko byamugendekeye uko yavuye muri Zambia akaza mu Rwanda uko leta y'u Rwanda yamwakiriye uko yamukoresheje kugira ngo agire ibyo ashinja abantu agire ibyo bahimbahimba uko yabyanze uko ari guhunga afata video arayohereza donc ntago kuvuga amateka bigomba kuba ari uko ngo ufite ikayi wandikamo cyangwa ordinateur wandikaho oya ushobora no gukoresha telefone ugakoresha amajwi amashusho amafoto munyemerere mbabaza ikibazo urabona mu mateka yo iyo umuntu ashaka kuvuga amateka hari abantu ushobora kuvuga uti bari mu gihugu ntabwo bashobora kuvuga ariko ugasanga hari n'abandi bari hanze bafite kwisanzura ariko ari umuntu udashobora kuvuga ati ngewe amateka yanjye ngiye kuyavuga abantu bayamenye ese nkaba mubona impamvu abantu bibagora niki kibagora kubera iki kuvuga amateka y'umuntu dufite amateka menshi atandukanye ateye ubwoba ariko ugasanga abantu bavuga barabaze ni 3-4 bagenda imbere y'abantu kugira ngo babivuge ese icyo kintu mwaba mwumva impamvu cyaba kibitera abantu batinya kuvuga hari iterabwoba ariko ntabwo twakwirengagiza ko hari iterabwoba ikintu cya fake survivors murakizi no concept yatangiye kuri riba riraye yatangiriye kuba hanze video noneho ubu bamaze kuba benshi numva Claude Gatobuke ari mu bambere baba fake survivors Louise Watch nani fake survivor mbese n'abantu niko kundi iyo uvuze amateka yawe noneho umuntu akaza gusanga umuntu wicaye mu ntebe ntaza hari inyuma agasanga ntago anyuranye ntago ajyanye naye na histoire mu Rwanda iyo hari histoire officielle akaba ari jenoside yakorewe abatutsi iyo unibeshye ukavuga ngo jenoside yo mu Rwanda gusa bigenda nabi inyito nayo ubwa noneho ibaze iyo histoire yawe ibyo wanyuzemo
bivuga tuvuga urugero ingabo za FPR zarakwiciye wowe iyo bivuze urumva uri kuri antipode ya histoire officielle ikiba ni ikihe rero barakuhagurukira baguhagurukira mu magambo mu bitutsi baragusebeza ushobora mbese iyo ko tubona basebya abantu nk'abo bose bita ba fake survivors n'abandi bituma nundi agira ubwoba uvuga ati se nimpaguruka nanjye baranyataka kandi deja twamaze kubona ukuntu aba ari ibintu bikomeye biremereye iryo terabwoba ricecekesha abantu ricecekesha abantu ushobora kuvuga amateka yawe ugasanga rwose ukanayavuga udafite n'umugambi wo gushinja reka nkoreshe ijambo gushinja ukavuga amateka yawe inosama uko wayabayeho kuvuga uko rwose noneho wowe ukajya gusanga ahubwo ya mateka yawe wavuze hari umuntu uri kugaragara ko yayakozemo ibyaha uwo muntu ntabwo azakwemerera cyane ko noneho uwo muntu ntazaba afite ubutegetsi ntabwo azakwemerera uvuga amateka yawe ahubwo azagushyiraho iterabwoba uceceke dufate urugero rw'ejo bundi rwabaye rw'umwana witwa Diane Shimwe yavuze amateka ye rwose inosama mvuze uko mvuga mu kinyarwanda ariko yavuze amateka ye ashakishaga se ashaka papa we famiye ye ashaka umuryango wa se avuga ati ngewe nofiswe ningira amahirwe nkabona umuntu wo mu muryango wa papa wanjye nkamuvugisha nkamumenya bizampa amahoro ku mutima nzishima uko byagenze twarabibonye video bayihurutuye kuri YouTube umwana ntago tuzahaba uyu munsi ushobora kuvuga amateka yawe muri context y'u Rwanda usibye ko jewe ndumva bitagomba guca intege abanyarwanda mu rugendo barimo rwo kutangaza amateka yabo no kuyandika no kuyamenyekanisha ntago iryo terabwoba rikwiye guca abantu intege ntago rikwiye kutubuza kuvuga amateka yacu nubwo riri bigaragara ko rihari ariko ibuye ryagaragaye ntago riba rikisha isuka iryo terabwoba turirizi ko rihari ariko tugomba byanze bikunze kuvuga amateka yacu Kizito yararirimbye ati wa mateka we nzakurinda nzakubera umuvugizi tugomba rero kugera ikirenge mu cya Kizito tugatangaza amateka yacu icyo kintu uvuze ni ingenzi kandi nanjye nagira ngo nanakivuge cyane kuko ni ikintu kimfashe cyane kuri ngewe iyo ndebye Kizito nkarebe ibyamubayeho nibyo kari agatsiko kari ku butegetsi gafite responsabilité ariko mbona natwe nk'abanyarwanda buri munyarwanda natwe dufite uruhare rwacu kubera yuko iyo duhaguruka hakiri kare tukarwanya urwango ruri hagati y'abanyarwanda tukarwanya yuko haba amakimbirane tukarwanya yuko kubeshya byimikwa imbere y'ukuri tukarwanya akarengane iyo duhaguruka tukunga abantu tugakora ibyo kunga abantu ibyabaye kuri Kizito ntabwo byari kuba byaramubayeho numva abanyarwanda twese dufite uruhare mu rupfu rwa Kizito kuko ntabwo byagombye kuba byarabaye iyo tuba twarafashe responsabilité nk'umunyarwanda wifuriza u Rwanda rwiza nk'urugo Kizito yifurizaga u Rwanda nkumva rero tugomba gufata tureba amateka ye tugafata inyigisho zirimo zivuga ziti abanyarwanda turebe inkuta ziri hagati y'abanyarwanda tuzirwanye abahutu n'abatutsi urwo rukuta turusenye abakiga abanyenduga urwo rukuta turusenye abanyarwanda ngo abafite akisa yo mu Burundi abafite akisa yo mu Bugande ibyo tubisenye numva ari ikintu cy'inyigisho yaduhaye tugomba gukangukira guhagurukira kandi igihe niki nkumva kandi duhagurukiye rimwe tukabikora tuzabigeraho kubera yuko Kizito ari kumwe natwe Kizito ari kumwe natwe pe yadusigiye navuga ngo yadusigiye materiel yadusigiye amasomo inyigisho zihagije ku buryo ngenekereje
mu kinyarwanda navuga ni umupira uri mu ruhande rwacu, nitwe tugomba kuwukina, ni twebwe tugomba kugera ikirenge muke kugira ngo naho ari mu ijuru aturebe yishima avuga ati inyigisho nasize ntanze mu banyarwanda bari kuzikurikiza. Inyigisho rero yo kwiyandikira amateka, kwivugira amateka ndumva rimwe mu ngenzi. Hari akantu ngira ngo mbabwire, ushobora kuvuga amateka yawe ukamfasha utanabizi ko wamfashije. Umudamu ndumva ndamuvuga izina kuko ntabyo yansabye, ariko yakoze ikiganiro icyo gihe cyari kwa Murindahabi, bakoranye ikiganiro yarimo avuga amateka ye n'ibyo yanyuzemo. Ndagira ngo mbabwire ko umuryango wanjye muri icyo kiganiro byatumye tumenya aho abacu baguye. Twari tumaze imyaka irenga 20. Umuryango bose aho waguye ubu twarahamenye. Turabizi ko twari tubizi ko bapfuye, ariko twabimenye mu kiganiro kwa Murindahabi. Abi umudamu yari yatumiye, namushimira cyane. Twarahuye i Paris, ndamushimira pe kuko yaduhaye igisubizo. Donc nta nubwo yarazi ko ari kubikora. Donc tusenye izo nkuta. Uvuga wenda uramfasha, gira ububwira tutari twabyibagirwa. Amateka harahagera agahura akinjiranamo. Ushobora gutanga ubuhamya bwawe ugafasha undi muntu, ugafasha undi wenda se n'abatarabibonye bari bakiri batoya. Inzira ndende ubu ngubu turayizi kubera ko hari abantu banditse Terminus Mbandaka, Fuiro muri Ozaire, bagiye badusigira uko ibyo banyuzemo. Abantu babuza babo kavuga ati okay, baciye muri no nkambi, uko ubuzima yarabayeho wenda niko bari babaye, ugahumurizwa. Dusenye izo nkuta. Waruvuze Terminus Mbandaka, unyibukije tutibagiwe igitabo cya Kizito Mihigo ari cyo dukuramo cyane cyane amasomo yo kwitangariza amateka. Ariko unanyibukije Madame Victoire Ingabire nawe yanditse amateka ye ari muri gereza, yanditse igitabo. Ben Rutabana nawe yanditse igitabo avuga amateka ye, uko yakuze, uko yafunzwe mu byitso. Nkiri kwako kantu ko gufungwa mu byitso binyibutsa ukuntu amateka yinjira mu yandi. Iyo urebye ukuntu Ben Rutabana yafunzwe mu byitso, kondisiyo zo muri gereza, ukabisanisha n'iyicarubozo Kizito Mihigo avuga muri gereza z'uyu munsi, nubwo ari ku bihe bitandukanye, ubona ko u Rwanda muri ya mateka yacu mabi, bya bintu bibi tunyuramo, uburyo abantu bafungwa bafatwa nabi. Ariko ingarutse kuri Ben Rutabana, amateka ye nawe yarayanditse, nawe ari mu banyarwanda batanze umusanzu wabo mu kwandika amateka y'ibyababayeho. Nanjye nakongeraho wenda tujya no ku musozo ko ndikumva igihe kirimo kugenda. Nagira ngo nshimangire n'ibyo abantu bafite bumva muri bo hari bagomba gutanga ubutumwa. Nimba wumva muri wowe ugomba gutanga ubutumwa ugomba kubutanga, kubera yuko uyu message uzatanga ntabwo uzi, nkuko Natasha yavuze, ntabwo uzi uwo bizagirira akamaro, ntabwo uzi impact bizagira ku buzima bw'umuntu, ntabwo uzi igikomere uzakiza ku wundi muntu, ntabwo uzi umuntu uzakangura ejo uzahindura isi, ejo uzahindura u Rwanda. Ni ukuvuga ubwo butumwa nimba wumva bukurimo, butange, butugezeho, buzatumugirira akamaro kanini cyane. Twe gutinya rero abicanyi, twe gutinya abazaduharabika. Kizito Mihigo baratinyutse baramwica. Kizito Mihigo umwana w'Imana, inuma. Niba Kizito yarabinyuzemo, nta mpamvu twe tutashiraho natwa kacu. Ndumva vraiment Kizito yatweretse inzira. Abe nibyo abanyarwanda dutinyuke dutangaza amateka yacu. Ndashaka kongeraho mu gusoza akantu gatoya kuri kubijyanye na mpore ndetse na therapie communautaire muri Jambo wa Isberi, ko ushaka gutangaza amateka yawe ariko ukaba ufite bwa bwoba uterwa na leta ko ishobora kugucecekesha, ushobora gutanga ubuhamya bwawe mu majwi ariko isura ntigaragare, kuko hari uwo bizafasha.
kuko nawe ubwawe bizakomora ibikomere. Ushobora gutanga ubuhamya bwawe ari videwo ariko isura ihishe, kuko hari uwo bizafasha. Ushobora no kwandika, ushobora gukora inyandiko igatangazwa ku rindi zina cyangwa se no mu binyamakuru ku rindi zina, cyangwa se ikanakorwamo igitabo kigasohoka. Ushobora no gukora na videwo, abantu bazajya bajya ku mbuga za Jambo Iceberg cyangwa se ku za Jambo News bashobora kubibonaho. Ushobora no gukora videwo ugatanga ubuhamya bwawe, amajwi n'amashusho by'umwimerere bigaragara, kuko byanze bikunze twabibonye twabiganiriyeho hari uwo bizafasha. Banyarwanda banyarwandakazi, reka dushishikarire gutangaza amateka yacu, niko tuzayarinda. Munyemerere gusa hari akantu Natasha avuze ati tugomba kudatinya umwicanyi, tugomba kudatinya umwicanyi, kuko gutinya umwicanyi nicyo gituma abatagatifu bacu bazabica n'ejo bundi. Tugomba umwicanyi nta famiye agira, nta nshuti agira, nta muvandimwe, ntabwo ashimira. Umwicanyi aba ari umwicanyi. Twarabibonye ibintu byabaye muri kiriya gihugu. Arakwica akanakugorokera amateka, akakugorokera amateka, kandi niyo waba waramugiriye neza mbere arakwica akantu k'umwicanyi n'umwicanyi. Rero dukanguke nibyo, dukanguke. Ndashimira kandi byimazeyo abantu bakomeza gukora ibikorwa, kubera ko nk'ubu ngubu tugenda tubona abantu bari kuvuga. Muzi ko commemoration ushize ribarwa riraye, ndumva twari turi kureba turi ibihumbi live, ibihumbi. Donc bivuze biti noneho twagure dukomeze turebereho, noneho natwe mu rugo dufata akanya mu rugo, natwe tutekereza abacu. Niba muri areze muri groupe yanyu yo kubyina, muzafata uwo munsi mubitekereze hamwe. Niba muri areze muri groupe yawe ya korali cyangwa aho mu kinabiye, mufata akanya aho ngaho. Icyangombwa ntabwo kinabiye, icyangombwa ni ukwivugira amateka, icyangombwa ni ukudatinya ubicanyi. Ubundi tugendere kuri example ya Kizito Mihigo yarabikoze. Kizito yaratweretse, natwe tuzabikora, turabishoboye. Yaraduhaye metode, yatweretse uko bigenda. Rero ndumva naho waba uri muri conditions, uri muri gereza, muri kasho, uracyandika kandi isi zagisoma, umuntu akagisoma, ubundi nawe agahumuriza. Amen. Mwakoze kurikira iki kiganiro, turabashimiye. Dukomeze twige mu byo Kizito Mihigo yadusigiye, dukomeze dukuremo amasomo, turebe u Rwanda rwacu, twirebe mu maso, maze twakira ayo masomo, twubaka u Rwanda rw'ejo. Murakoze. Dukomeje rero bwakwira bugacya, reka dusozereza ahangaha. Turangije tubashimira kuba mwakurikiye ikiganiro cyacu Twigenera Ijambo. Twizere ko cyabanyuze. Ntimwibagirwe kulayika, gupartaja no kwiyabonesha hano kuri iyi chaîne. Turabatumira kandi gukurikira porogaramu yagenewe iminsi 10 yo kwibuka Kizito Mihigo. Murebe ku mashene yose, kuri chaîne yacu cyangwa se kuri Facebook na Twitter, ndetse n'indi miryango ishyigikiye kwibuka Kizito Mihigo. Naho mu minsi iri imbere, murakoze.